isesengura ryacu rigomba kugira gute kujya mu mizi kugira ngo tubashe no gufata umwanzuro uciye mu buryo. Abantu rero ntibatubone ukundi. Nabivuze ngo umuntu wumva utaragera bijya bita ngo macuwa, utaraba macuwa yo kwakira isesengura ryacu, itambukire. Hari andi mashene ariho umuziki kumva, ariho ibya bindi nsigaye mbona i Kigali bijyanye rwose, isi yaragutse, icyo wumva ushaka ushoboye wakwakira uri bubona aho ujya. Ariko hano ku ndangagaciro ni ahantu dusesengura tukinjira tukajya nyine. Hari ukuntu bavuga ngo kujya mu nganzo, inganzo ngo ni ahantu bacukura ibumba, ukinjiramo ukagenda ukagera nyine aho ibumba riri nyine, ukaza noneho ukavanaho ibumba rizi muri bubyazemo iki, uri bujyane ukabumbamo inkono ukayiha forume ushaka ukayibyazamo. Ngiyi ndangagaciro. Ntihagire utubona ngo ahite ngo ahuruduka ajya agenda akata agace k'ibyo twavuze mu kiganiro cyacu ngo dore ibyo bavuga. Oya, niba wumva ubwo bwonko bwawe budashyikira ibyo twe tugize gute dusesengura, ikomereza ushake kano ijyanye n'ikigereranyo cy'ubwonko bwawe. Ku ndangagaciro ku ndangagaciro ni ahantu bacukumbura bagasesengura kugira ngo bazazuze. Noneho rero niho twahoze tuvuga ngo noneho abagabo noneho b'abahutu niki bagira ibigufu mu gukora rwose. Ngira ngo urabizi bajya bavuga ni mu migani, si twe tuyizanye. Bajya bavuga ngo uyu muhutu ngo umukore ibuye rimwe ngo arakubwira ngo gereka wirinde kuko ntacyo aba ari kumva. Ariko migani uri kumva rero nibyo. Ibyo bigufu rero uri kumva niba bicukura umusarane bigaterura amabuye bigasiza ibibanza bikagira gute, najya no muri ka kazi k'ijoro akeneye ahantu ugize gute naho bafite ibiraka bigaragara. Hari umwobo munini, hari nyine agomba gucukura byenye. Ibyo rero bivuge ngo ibi ni ubwuzuzanye, njye ntabwo mbibona nk'ikibazo. Nibyo nababwiye, ntabwo ushobora kurwana na kamere uzatsinda urwo rugamba. Abantu ntibave mu izo ngamba. Ntabwo uzakuraho abahutu ngo barangize ibicu, barangize n'ibizashoboka. Ntabwo uzavuga ngo ugiye kubaheza mu butegetsi nabo bazakomeza babireba, bizagira aho bivukemo. Ari naho biba bibi cyane kurusha cyane rwose. So abatwa rero bwo n'utuntu nyine dukomeye nyine dutsindagiye nyine, kubitaho kumva ni nka ferabeto. Tugaruke noneho mu bijyanye n'isuku. Bavuga ko abatutsi bagira isuku muri rusange, ariko uri kumva bijyana na yindi byose. Uri kumva niba umuntu acukura imisarane agira gute, yumva yakwicara yakwikorera ibibuye yagasiza, akaba yumva ibitebe yajya byimura bijyana hariya, akabona aho biteretse hano ntibimeze neza, kuri ibintu by'ingufu nyine. Nawe urabyumva bitandukanye na wa muntu nawe ukoresha iki ubwonko, nkuko uzi umukanishi n'umushoferi. Yego, ntabwo wazanenga isufu y'umukanishi ngo igereranye n'iy'umushoferi utwaye iyo modoka. Ntibishoboka. Ni ibintu bigize gute binumvikana. Ntabwo uzafata umuntu uba mu biro uzavuge ngo n'umuhinzi wo mu murima ngo azagira isuku nk'iyi. Ntabwo rwose ni ibintu bigomba kujyanana. Noneho abatwa bo bagira umwanda, usibye abateye imbere nyine. Ibyo turi kubivuga abatwumva ni muri rusange, nta kintu kitagira iki irengayobora. Ntituvuze ngo nta bahutu bagira iki isuku, ntituvuze ngo nta batutsi bagira iki umwanda, ntituvuze ngo nta batwa bagira iki isuku. Hano mutwumva twababwiye ngo uwumva adashyitse adafite harya iyi bayita inyakiramajwi, umva adafite inyakiramajwi ikwiye kwakira ibyo dusesengura, twamubwiye ngo nashake cano ijyanye nawe. Nabyo n'ubwenge kumenya aho wumva naho utagize gute, aho uzaryoherwa naho tumva. Noneho rero abatutsi bigaragare ko no muri ya mibereho yabo nyine yo gukoresha ubwonko n'ibiki bakunda ibiryo byoroshye.
twaturyo urabona umuhutu ucukura Ushaka sarano ugira ibikombe gute by'itanga ingufu. imyumbati ibishyimbo mukomeza nabyo bitarimo amazi birya byishyirika ibishyimbo warura ku isahane bikabomborana urumva ni ibintu byumvikana abatwa bo bakikundira inyama cyane kubera ari n'abahigi noneho rero ni ukuvuga ngo mu mibereho abatutsi bakora imirimo isaba kugira gutekereza ubwo yayindi twazi tuvuga nzabasanga bari muri za biro mu mabanka ahantu nk'aho mu gihe abahutu ngo bikundira ibintu bigize gute by'amaboko ibintu byo kwikorera byo guterura by'ingufu by'iki by'ibyo byose ubwo ni ukuvuga ngo noneho twahoze tuvuga ngo utuntu tworoshye gukora uturimo nyine tworoshye nyine yego noneho abahutu bagakunda nyine ibirimo bivunanye bya twavuze byo kumugerekaho amabuye n'ibiki byose abatutsi ngo bakihanganira inzara kugira ngo twabivuzeho kumututsaho kugira ngo agurishe inka ye yakwemera inzara rwose ikagira abatutsi bashobora rwose no kubaha ikiro kimwe cy'akawunga bakagisangira ari 10 bakabana rwose ubonye ubusa ariko umuhutu wawe sorori tuzuye ntumubwira ibindi kwirirwa umubwira ngo mujye gutekereza cyangwa gupanga ibindi bintu atararya ibyo ntago birimo rwose mbere yo gutekereza ibindi banza ushyire ibiryo hafi nuko bimeze nta mishinga yindi noneho abatutsi mu miterere yabo n'imiterere wenda tugiye kuri urugamba turiho bakunda gushoza intambara guhera kuva kera no kuvuga ngo ibihugu bagiye babamo bagiye babigira mu gushoza intambara no kuvuga ngo baguye u Rwanda yabaga ari intambara akura n'ibya bisanye nuko ari abantu batekereza cyane bafite gutekereza kuri yego ndumva nabihuza kubera gutekereza ba project babata mu myaka ni zameze gute urumva bashaka mibere y'icyo gihe si no gutekereza burya biba biri mu muco niyo mpamvu bo bakubwira ngo ni umuco bakubwira ngo aho kugira ngo tuzarwanire hano tuzabasanga ni ukuvuga ngo bo bakunda gutera aho guterwa abahutu rero gahunda yabo bakunda kwirinda bakunda kwirinda ntago ni ukuvuga ngo kwikingira ni self defense ni nayo mpamvu ushobora gusanga izo za FDLR zaki zose zimaze imyaka 40 nta wari watekereza kugaba igitero bagumaho bari bashaka kwikingira gusa uzumva sori kuba mvuze wenda ba FDLR n'ibiki byose hari n'abandi ubwo navuze bo bazakubwira ko barinze impunzi nta gahunda yo gucyura impunzi urikumva itandukaniro ndi kubyumva no kuvuga bari kurinda nyine ni kwa kundi kwikingira bari kwikingira no guhera na kera na mbere hose no kuvuga ngo baba baturanye u Rwanda rutangira kwaguka kameme amateka avuga ko baje nyine bahera Gasabo batangira bagura ubwo no kuvuga ngo bahasanze ubwami bw'abahutu impande n'impande bari buhari bagenda babatera ntuzumva wenda nk'ubwami bwahariya ngo bube bwabonye ubu bwaburi gutera abandi noneho bondi bandi bajya inama yo kuzagira gute yo kuzabatera babandi oya tagitike kwaro kugira gute kwirinda defense ari amateka ni amateka noneho rero urabona nka FRN n'abanyenduga uri kumva abanyenduga tuzareba itandukaniro hagati y'abanyenduga n'abakiga ariko dushatse twabivugaho nanone twavuze ko ari ikiganiro kirekire nta kibazo rwose kuganira ni ukuvuga ngo usumve n'abanyenduga nibo bakoze revolution y'5 n'9 bya bindi twahoze tuvuga ngo hagati y'umututsi n'umuhutu ushyize muri grafike aba batutsi abanyenduga ni ukuvuga ngo abatutsi ibwami urabona ni Butare nyine abanyenduga za Gitarama ni ukuvuga ngo bari begereye ibwami ibyo bakora baba babireba baba baturanye nabo ikindi wibuke ko aba bahutu baho barongoraga n'abatutsi bakaba bakwe wabo ni ukuvuga ngo ikitwa umunyenduga mwizi caracteristique twahoze tuvuga no mwiyi mitekerereze ya hano ari hagati y'umututsi n'umuhutu ntago ari umututsi
ntabwo ari umuhutu nyirizina ariko ubwenge ni nayo mpamvu Magayane yababwiye Habyarimana ati kugira ngo uzakira ibi bintu ni uko ubutegetsi wabuha iki abanyenduga nibo bazi amanyanga y'iki y'abatutsi ati naho ubundi ntabwo uzabishobora. ni ukuvuga ngo rero ni naryo tandukaniro nyine nakubwiye. Urabona nka FRN yavutse 2016 yego b'abanyenduka 2018 yari ifatanyije na Sankara yavuye za Rucuro yageze Nyungwe yatangiye ibitero muri Kivu y'Amajyaruguru amanuka kujya mu Kivu y'Amajyepfo kujya kuzenguruka Kivu y'Amajyepfo bajya gushakaho noneho batangira ibitero bamwe baninjirira mu Kivu. Uri kumva ko hari difference abantu bacitsemo nta kintu bari bagira 2016 mu mpera 2017 2018 batangiye kuvuga ati tujye kurwana. Urumva ya karakiteri impunzi baremera barazirekura. Uri kumva ko harimo itandukaniro mu gihe abandi bo bavuga ngo turinze iki impunzi zacu baba hutu baba yego bahari kwirinda. Ni ukuvuga rero no mu mitekerereze tuje rero icyo bita rero umukiga n'umunyendo. Aba banyenduga nibyo nakubwiye ngo no mu mayeri bari bafite nibo bakoze revolution y'itanu nibo babashije guhangana n'ubutegetsi bw'iki ubwano kandi ntiwabatandukanye n'abatutsi abahutu kuba baravanze aba ni ukuvuga ngo na ya mitekerereze ni ukuvuga ngo umuhutu w'umunyenduga arimo hagati yo kwegera umututsi noneho rero no mu batutsi buriya harimo abajya kwegera muri kayinde y'abahutu. Noneho rero nibyo nakubwiye ngo rero aba bantu abanyenduga n'abatutsi politike yabo buriya uri kumva yaba ari umukino ni APR na Rayon urumva ni APR na Rayon noneho abatwumva rwose ni gusesengura ntagire ubikomeretsa ntagire uvuga ati ibi aba rero ubwo turi mu mateka nyine ari nabyo bibazo turimo nyine ubwo abumva iby'abakiga n'abanyenduga barahita nabo babisobanukiwe yego tutiriwe tujya no kuvunika hagati aho rero uko twabivuze byabibaranga. Noneho hari abahutu bari hano kandi urabizi nawe baremwa n'ibiki byose sasa bo no kuvuga ngo n'ubuhutu bwabo ni uri kumva bo bafite ibibaraga bagize gute nibo babahutu ba nyabo nyine. Aba icyo bakoze nuko bakoze kudeta aribwo byiswe ki kudeta y'iki y'abakiga ariko muri rezide zabo imitekerereze yabo iri hagati y'aba nabo. Niyo mpamvu ubutegetsi bwabo barabucanganyikishije n'abandi b'ubwami bari bahunze bahise ikibazo bari bafite cyo batari kuzashobora bahise babakiza baranabica. Noneho mu kugaruka aha byabaye ikibazo. Niyo mpamvu byihuse ubundi nta kuntu intambara y'imyaka 4 waba uteye igihugu ngo bugifashe wakijengereje kuri njye nta nyeshyamba zibaho zatera igihugu ngo zigifate mu myaka 4 kandi noneho hari n'ikibazo cy'amoko n'abahutu n'abatutsi ntibibaho. Uri kumva noneho rero bya bindi nkubwira byo guterwa byo kwirinda ntushobora kwirinda igitero kimwe mu poroteje usubize y'umwanzi 2 3 4 5 6 bizahore gutyo kirazira. Ntushobora kuba muri Kongo bakurasaho umwaka 2 3 4 5 6 bagutwura abantu bamwe babica bagira gute wenda icyo ukora ni ukubyara ariko kurera umuntu kugira ngo agere mu myaka yo kurwana urabizi imyaka bitwara ngo uzamara imyaka 27 ishize utararangira. Niyo waba uriho ufite umutwe hasa nk'abayemo ikibazo warabaye neutralize ibishoboka. Ni ukuvuga rero no ku butegetsi bwa Habyara kuba yaratewe n'abantu bavuye mu gisirikare cya Uganda yanagiye yo kwambika iki amapeti bafitemo matrikire yagirwaga inama zo kuvuga ngo nawe batere n'abasirikare bamugiraga inama uzumva abantu b'i Bugande bajya barekarama ngo ibintu byabo byagiye bisahurwa n'amatungo
n'abasirikare bajyaga basubizayo inkotanyi bakwambuka bagafata n'umwanzuro wo gukomeza ngo bakomeze barwane, noneho UN izaze hagati y'Ubugande n'u Rwanda banabereke bataba abantu vuze bayoboye n'ibitero si babaga n'Uganda n'u Rwanda n'Ubugande bigiye kurwana, ba bagabo bakanga bakabatanga n'itegeko ngo mugarukire, ahubwo n'abarenze hahandi ku mipaka bagahanwa bivuge ngo tagetike ni ukugira gute, ni ukwirinda. Uzabyumva ko abantu barinze impunzi, nta gukurikirana umwanzi, reka mu gihe umututsi wagukurikirana ahubwo nta natuma wanatekereza kumutera, azagusangayo no muri Amerika azagusangayo no muri Mozambique na hehe hose no mu Bugande nawe uri hehe bazagusangayo. Niyo tekiniki rwose. Urumva niho haho rero ibintu byabereye iki, ibibazo n'ibibazo byose turimo uzumva ngo Kiganduga bari kurwana bagize gute ngaho ibibazo uri kumva ko harimo tekinike n'ibibazo byacu by'amoko birimo amakonfure bisaba ngo kuyakemura atari ukuvuga ngo nimwiyunge oya, ahubwo hakenewe formire y'umuntu ufite data zose agakora formire imacingamwe ibintu byose cyangwa se imagingamo nibyo byabe ninakubwiye ngo abidefanda kwabo babe baraho nabashobora gukora ubundi bakabazwi ariko bose bakagira ikintu kibahuza. Yego nawe baho mubwira ngo ubundi abantu bakagombye no kureba n'impano bafite. Yego izo mpano tukazihuza. Niba abantu bafite impano yo kuyiyobora, abandi bafite impano yo kurwana, abandi bafite impano zo kugira gute, zo kurinda, abandi bafite impano zo kugira gute, ibyo byose ibintu bikagira gute bigahuzwa n'ikintu kizima, hakavamo noneho politike nziza, abantu bakabana mu mahoro, igihugu kikaba uburyohe. Yego niho rero ubwo aho ngaho ndumva naho tugize gute tuhasobanuyeho gakeya. Impamvu ngira ngo nabangusubiza akanya gato kugira ngo noneho tugaruke. Sinzi niba tugifite umwanya ariko ndabona umwanya urahari rwose, tuganire dusesemure n'abadukurikiye bazabona uburyo baduha ibitekerezo. Tukiraho ku moko tuvuze ibiraranga imibereho yabo, imiterere yabo, imitekerereze, ariko numva byaba byiza tuvuze na politike mu moko cyangwa se amoko muri politike, ku buryo nabyo bigendera rimwe, kuko nabyo byaba bigenda byerekana ko buri bwoko bugiye bumera. Aho ngaho wenda gatoya sinjya hirya, ariko hari abantu bibaza ukuri kw'ijambo hutu nk'uko twabivuze, tutsi, twa byo biva he? Twavuze uko bateye, tuvuga bya bibazo tubamo nyine uburyo bagira gute, abareba amasura, amashyaka, imisirikari, ugasanga twabivuze ngo screeninga bagira gute muri mu buzi, mu mabanke, mu biki byose, muri bya bindi byo byose by'intambara zabo zibaranga. Ndumva uwadukurikiye yabashije gusobanukirwa iri jambo. Rero hari politike ebyiri y'inkomoko y'aba bantu, ari wibaza ngo ariko se ubundi bavuye hehe? Iyo urebye rero icyitwa umuhutu, umututsi, umutwa ntabwo kiri mu Rwanda gusa, no mu bihugu duturanye barahari. Muri Kongo barahari, mu Burundi barahari, mu Bugande barahari, na Tanzania ubanza bahari. Ariko iyo usesenguye neza aho bari honyine ni u Rwanda n'u Burundi, niho bavugwa cyane. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rufite amoko atatu: abahutu, abatutsi n'abatwa. U Burundi bufite amoko atatu: abahutu, abatutsi, abatwa. Ikigaragara ni uko ushakiye inkomoko wayishakiraho, kuko amateka twereka ko u Burundi n'u Rwanda rwahoze ari rumwe, ari igihugu kimwe. Rwanda, Urundi, ndetse banavuga ko kuba u Burundi bwahari bararwise Urundi, ariko ngo bashaka kuvuga ngo ni Urundi Rwanda. Bivuge ngo aya mateka namwe ushaka inkomoko y'aba bantu ubwo byose wabibara kimwe. No mu bihugu bindi duturanye bigaragara ko amateka ngo hahoze ari u Rwanda, ahubwo kubera gucamwe imipaka yazira nama z'abakoloni byatumye hari agace gasigara hano kandi gasigara haruguru na hehe. Noneho bivuge ngo ibyo ari byo byose, niba navuga ngo aho aba bantu aya moko twayashakira
ni mu Rwanda, siko twabivuga. yego, ni mu mu Rwanda. Rwanda. Noneho rero tukibaza ngo umuhutu, umututsi, umutwa bavuye he? Aya mazina yavuye hehe? Nge rero nagize amahirwe buriya, sinzi niba ari amahirwe. Oya, ni n'amahirwe Hari kubasha kumenya amasomo ibintu bingana gutya. hari amasomo Urebye nuko- twize, wenda ntabwo turabicukumbura cyane, hari n'ababizi kuturusha, ariko turagira ngo dusanishe, noneho tubisanishe na politike turimo n'ibibazo byayo bigira gute bizamwaho, n'ingaruka bitugiraho uyu munsi. Mboneho kubwira abantu ko ngewe iby'amateka nshingiye ku ibi no ku bindi byaranze ibi bintu, amateka bigaragara ko yandikwa n'uwagize gute, n'uwatsinze, n'uwagize ububasha. amateka yandikwa n'uwatsinze. Reka noneho tujye ku byo mu gihe cyashize. Icyitwa rero umuhutu, umutwa, umututsi, iri jambo bavuga ko muri politike y'amateka yabanje ya mbere ya 1994. Navuga ngo ubwo niyo politike, kuko mbere ya 1994 hategekaga abahutu. Niyo ugiye rero naho bakomereje ubutegetsi bwabo, kuko barahunze bakomereza mu mashyamba. Ubwo iyo mundi ngewe u Rwanda buriya, iyo nshaka gukora isesengura, ndugabanyamo abanyarwanda batatu mu byiciro bitatu. Hari u Rwanda rw'abanyarwanda ruri mu gihugu hariya, mu Rwanda tuzi, rufite ubutaka, rufite ubutegetsi, rufite n'abaturage. Abo mbabara ukwabo, kuko bafite amategeko abagenga, bafite uko babayeho, bafite n'iki byose n'icyerekezo cyabo. Nkajya mu Rwanda rwo mu mashyamba, ni leta yahunze, iragenda ijyayo, ifite ubutegetsi nk'ayo mashyamba, bafite abaturage, bafite ubutaka ariko butari legitime, butari ubwabo, n'ubunyagano, kuko baka imisoro, barahinga, bakora ubucuruzi, bagira gute. Icyo babura ni ukuvuga ngo babakatire bwitwa ubutaka bwabo. Bafite n'amategeko abagenga, na ya politike uko uyizi, ni ukuvuga ngo ni leta yimutse ijya hariya ariko idafite iki, ubutaka bwemewe. ubutaka bwemewe ifite. Hakaba n'abandi banyarwanda bo muri Zoom, abo bafite akavuyo, bo ni akavuyo, ni agatogo, kuko abandi bose bafite umurongo bagenderaho. Bafite umurongo bagenderaho, bafite inyigisho zabo, bafite umurongo politike umwe bagomba gukurikira. Rero ni ukuvuga ngo hari politike nakubwiye ya babandi bo mu mashyamba, ku kijyanye n'amoko. Ubwo ni nayo ya kera bagenderaho, ya mbere y'intambara. Hari politike yo mu Rwanda ariyo y'ubu iriho iyoboye igihugu. Ngira ngo wumvishe ko bashyizeho Minisiteri y'Ubumwe n'Ubwiyunge ngo n'uburere mboneragihugu. Buriya hari ibintu bimaze gutegurwa mu myaka bari bamaze, bashaka kugira ngo bashyire mu ngiro no mu mashuri no kwigisha. Niyo mpamvu wumvishe uriya mugabo yiyobora avuga ati hari imishinga twagiraga, kubera tucyari konseye, wayijyana kuri minisitiri runaka akakubwira ati wishyize hariya wenda akazayemera cyangwa se akagira gute, akayanga. Ati bikatuma idindira. Atari ku ubungubu tubaye minisiteri zefini, bizajya biva habijya niba ari muri kabineti inama ibyemeza. Rero buriya hari amateka bamaze gukora nabo banditse, n'umurongo wabo wa politike y'amateka yabo, abagenga bagiye kwigisha, bagiye gukurikiza. Aba bo muri Zoom nta murongo wa politike bagira, ntawo, ni agatogo. Niyo mpamvu bakwiye kureba uburyo bakwisubiraho, rwose amakarito bakayaterura, ariko bakareba uburyo nabo bagira gute, bakora nibura umurongo ikintu bahuriyeho, bakava mu byo barimo. Kuko njye mbona gutatana kwabo nta nyungu babifiteho, kuko nta gashyaka ko muri Zoom, kuko njya numva babivuga ngo ko umugabo n'umugore n'abana be
kazagenda ngo kirukane umuntu ufite ubutegetsi mu gihugu ngo kajyeho, unagiyeho babandi bo mu ishyamba bashobora kuza bakaguhonda. bo biroganize neza kabisa. Nakubwiye ngo ni bwa butegetsi bufite icyo babuze ni ubutaka gusa bwemewe, n'ubutaka barabufite, ni ubujurano, ariko barabufite. Kuba ufite icyo wibye n'ubundi ugifite ikintu ufite mu ntoki zawe burya kiba ari icyawe. Nawe yaba ari amafaranga ya boss yaguhaye ngo ujye kumugurira imodoka, uyafite mu ntoki burya aba ari ayawe rwose. Ni ukuvuga ngo rero bafite ubutaka, bafite ubutegetsi, bafite imbunda, bafite abaturage. Ni ukuvuga ngo rero aba bo muri Zoom nibo banabateza akavuyo, badashaka kugira ngo bagere kuri organization ya nyayo igaragara. Wenda na babandi babiri bababone nk'iki ikintu gishyitse cyaza bakanaganira. Niho rero mbabwira ni muve mu byo murimo, muve mu butiku, ubwo buntu bw'uduce ntaho bwagera. Noneho rero impande zihanganye buriya ni ebyiri, nizo nge ndirebera. Ni abafite igihugu kiri legitime n'abafite igihugu kitagize gute, kitazwi, kitemewe na UN. Ni niyo mpamvu aribo bahanganye bareba. Bose bafite intwaro, aba bafite intwaro, aba bafite intwaro. Bose bari mu mipango. Abangaba bo rero bo muri Zoom nabo kanwa gusa. Nta kintu bafite usibye ubunwa n'udutiko. Reka rero noneho nge niyizire rero nibyo navuze nti nge ngiye kwizira muri politike y'amoko y'aba bantu babiri. Niho navuze ngo nagize amahirwe yo kuba hose narahasesenguye. Kwiri rero kuba bwoko bamwe babandi ba mbere y'intambara bavuga ko umuhutu umututsi, iri jambo tutsi ngo bamanutse iri ya ruguru wigeze wumva mu Gesera, amanuka ngo za Businiya na hehe ngo baza boroye baramanuka no mu Bugande bakurikiye Nili, nyine ibibaya by'uruzi rwa Nili, hari abanomade bashakaho inka kugeza ubwo bageze hehe Gasabo. Bahasanga abahutu bahageze nabo bamanuka bagenda bahinga ngo bavuye muri za Chad. Abatwabone gakondo bamwe ari impunyu zibera mu ishyamba, impunyu ntiwamenya uko zagendaga igenda isimbuka mu giti, wenda yari igeze ubwo ari inkende. Ubwo aba bahutu ngo bari barahageze bahinga, barakuze n'ubwami. Ubwo bwami rero bwitwaga iki? Bwitwaga ubuhinza. Abami babo babitaga abahinza, bafite n'ibimenyetso by'ishaka nk'ikimenyetso cy'ubuhinzi, ariko noneho iki symbole y'ubwami bwabo. Umwami yabaga bahingaga ikintu bita ikivumo. Nacyo ubwo tubazi kukivuga ibivumo. Ubwo ni kuvuga symbole mu bijyanye n'ubuhinzi byari ishaka, mu bijyanye n'intuza nyine niba navuga ngo ibimenyetso nyine bya bwami nyine kikaba igiti cy'umuvumo. Abatutsi rero bageza ngo Gasabo nyine basanga bariyorganiza, babarebaho n'ibiki byose barabiga, baravuga bati tugomba kugira gute, kubona aho tugira gute twororera. Batangira bagura bararwana gutyo. Ngira ngo amateka aho ngaho arabigaragaza ko bafashe nyine igihugu nyine bagera hirya hose n'ibiki byose, uko bagiye bica abo bami b'abahutu n'ibiki bigira aho bigira gute bigarurira. Noneho bakubwira ko kubigarurira bagiye bagira gute bigarurira ibyabo, bakabagira abagaragu n'ibiki byose, bakaba ngo barabayeho nabi biboko n'ibiki byose kugeza muri 59 ubwo bagiraga gute babandi twahoze tuvuga. N'abazungu babafashije babigaranzuye, abanyenduga nyine 59 baragira. Aba rero abatutsi bagira gute barahunga, birongera gutyo biragaruka. Ngiyo story yo kuvuga ngo ntabwo bakubwira ko nyine ibyo byagize gute byamwe, ari uko ikitwa umuhutu yavuyeyo, umututsi yavuyeyo. Ariko noneho naho banyuze, aho bagiye bamanuka, uko kumanuka mu Bugande, ukumva bageze ngo mu Bugande iyo za Nkore n'ibiki byose hari uburyo bahashingaga ubwami, abandi bakomeza bamanuka. Bigaragara ko aya mazina ariho yaba yaravuye. Kuko
izi za hutu n'ibiki byose nta za tutsi nyine bifite ibisobanuro nk'ayo hari indimi zaho haruguru ariho bya bindi byo kuvuga nyine ngo gutunga no kugira gute nyine n'aba bahutu nyine bikavuga umugaragu. urakoze cyane. noneho rero tuze noneho kuri ntuza ya kabiri, ubwo ni ukuvuga ngo ayo ni amateka amwe. noneho rero uzumva kuri leta ya FPR mu Rwanda, muri bwa butegetsi bwo mu Rwanda, bavuga ngo amoko, iri jambo hutu tutsi twango byazanywe n'abazungu. niho rero nawe nkubwira nti muri bya biganiro bitangwa mu gihe cyo kwibuka, ikiganiro cy'amateka naragitanze, najyaga ngitangaho. hari amahugurwa twajyagamo yo gutegura nyine kugira ngo tuzahugure nyine abaturage nyine mu nama, ariho mubwira ngo amateka agiye kwandikwa bushya. ari nacyo ntekereza, kuko hari n'abarimu bagiye mu mahugurwa y'amateka mashya zigishwa, bivuge ngo abantu bari bafite amadiplome mu mateka bari busubire mu ishuri. kuko amateka arahindutse, wize ibi ngibi, ibyo ngibyo turi kuvuga, hagiye kuza ibindi bishyashya. rero bavuga ko ijambo hutu tutsi twa byazanywe n'umuzungu. gute? urabona mu gihumbi hafi na za magana ngahe gutyo, 890, abazungu baza muri Afurika gukoloniza, ngo hari ukuntu burya bajyaga ahantu babanje kugira gute gutata, nakuri bagabanya Afurika nyine, bagabana Afurika nyine, bagomba gutata kugira ngo babone ahantu bazira. hari abazungu bajandaga baza mbere b'intasi, bakaza kureba nyine ubwami nyine n'ibiki byose, noneho hakazaza abamisiyoneri. ngo umuzungu yaraje mu butasi, bisaba ko agera ibwami. ageze ibwami, ikintu yahabonye, yahasanze abantu bari bazanye iki, ayo mazina ngo ntiyanabagaho, bari bazanye amaturo. uri kumva ibwami nyine nk'uko byari bihoze no ku bw'abahutu n'ibiki byose, hari ukuntu niba wenda uri mu kacu, dufate nko mu Ruhengeri hera ibirayi, ariko ntibagira iki, urutoki, iritoki, hera amashaza, wenda harahandi hera wenda ibijumba n'imyumbati. noneho rero iriya gahunda yo kuvuga ngo abantu bajyane murage ibwami, bwari uburyo bw'ubutegetsi bw'icyo gihe bwo gusaranganya abaturage. ni ukuvuga ngo niba wavuye ibyumba uzanye ibirayi wenda i Nyanza, kuko ari byo weza, hari icyo bitaga kudatingata. ni ukuvuga ngo ibwami kubera habaga hari ahantu hahurira ibintu byinshi byose byo mu gihugu, ubwo bararebaga bakavuga bati ubwo azanye ibirayi, buriya iriya ntihera iki, nta myumbati ihaba. yego. noneho muri bya bintu by'ibwami agafata imyumbati akaba ari yatahana. uri kumva? uwazanye imyumbati agatahana iki, ibirayi. uwazanye igitoki wenda agatahana amashu. uri kumva byari uburyo bwo gusaranganya iki, imirire, ko nta n'amafaranga yari ahari. rero uwo muzungu wahaje yahageze ibwami, aje kubaza, yahageze ngo ibintu byashize, ariko hari abantu bari baje bikoreye bazanye bimwe. noneho mu bya gahunda yo kudata ingata, ngo umwami baramubwiye bati hari abantu baje bagiye gusubirirayaho. ubwo ni umunyakigega wari ubivuze. umwami aravuga ati ibyo ntibishoboka, kirazira. umuzungu ari hehe? ari aho hanze, ari kureba abantu nyine, akabona uri kumva abantu, umuntu wavuye Cyangugu azanye amashaza i Nyanza, arahagera yanananiwe n'ubuzima, uri kumva ntibiba bihwanye n'abantu babibwami. ibyo ngibyo akabareba, akabona abo bantu ntibasa n'iki n'abari aho ibwami. wa muzungu ari kureba, afite iki, karene, hari ibintu najyaga numva basigaye bavuga ngo ukagenda unotinga bakiza, ariko unotinga. noneho umwami rero asohokana na wa munyakigega, ahubwo yari ari kuganira na wa muzungu, aramubwira ati kirazira gusubirira aho gutangata, kirazira. aragenda ajya rero hirya mu byo bari bamugeneye byo kurya, noneho akajya
aramubwira ati biterura ubizane hariya. Aragenda areba n'aba bantu bose bari bari kuvuga ngo bagiye gusubirira yaho, ngo arabazana nyine, ngo akajya ababwira ngo uyu muhutu n'uyu muhutu. ubwo umuzungu agahita notinga hutu, uzi ko bana ari abahutu. ahita ngo anabareba isura yabo nataye nyine, ati bano ni abahutu wana, ahita notinga mu ikarin ati aba ni abahutu. ngo hashize akanya ubwo bumaze kugoroba, agiye kumva bari bacyuye inka, uzi ukuntu nyine baza nyine bagira nyine biriya byo kuvugiriza inka nyine, utashye nimugoroba nyine kuvuza amahamba nyine, baririmba bashoreye inka nyine. abona haje abandi bantu bashyashya atari yabonye, batandukanye n'aba bandi baje bikoreye babona ni barebare n'inkoni banicumbye bambaye neza. ngo baza umuntu bari kumwe nyine wamusemuriraga nyine, ati bambarize ndetse bariyabo ni bandese. noneho ngo baramubwira ubwo nyine babwiye uwo nyine w'ikinyarwanda nyine ngo nta batutsi b'inka. biriya rero byo kwivugira inka ucyuye nimugoroba babyita gutuka inka. noneho baramubwira bati bariya ni abatutsi b'inka. uri kumva yumvaga irya mbere kubera ari umuzungu, ati buriya ni abatutsi, ahita notinga ko ari abatutsi. abatwa ubwo singiye kwirirwa njya mu byabo, icyo twarebaga ni nawe binagora. noneho rero ni ukuvuga ngo umuzungu yajyanye ko mu Rwanda hari iki, hari n'abatwa, ubwo simvuze ibyabo bo n'ubundi ntago dukora kubivuga, uzashaka ubwo azambaza nzamubwira, aho nashakaga naho ngaho. nawe muri bwa buhigi bwabo ubwo hari aho byavuye ku ngwe n'ibiki byose. noneho rero ni ukuvuga ngo umuzungu yanotinze ba bantu yabonye bari kuvuga ngo muhutu aba ni abahutu wana. Abatutsi bamubwiye bati ni abatutsi b'inka, aravuga ati ubwo ni abatutsi nyine. noneho rero yageze iwabo agiye gutanga ranse nyuma y'uburyo kibazaza, agenda nyine aravuga ati hariya ntasanze ubwami bumeze gutya, abaturage baho ni amoko atatu nk'uko iwabo biba bimeze. hari abahutu, hari abatutsi n'abatwa. kandi akasobanura abatutsi ni barebare, barigereranya nko mu izi metero, bafite amazuru ameze gutya na gutya, abahutu bameze gutya na gutya, abatwa bameze gutya na gutya. ngo noneho rero nuko abaje gukoroniza baje batwaye izo data, baza ariho hahandi uzabona ibimenyetso byo gupima iki, amazuru, ngo batanga iki, banakarasa aba naba, ubwo bahita bakora iki, ngo amoko. ngiyo rero politike politike ebyiri zitandukanye. ubwo rero bivuge ngo hari n'ibindi byinshi. hari politike y'amateka ivuga ko abahutu bamanutse iyo ruguru muri Chad, abatutsi baza babakurikiye bashoreye inka, baramanuka mpaka mu Rwanda, bashinga ubwami bose baraburwanira kugeza ku byo tuzi kugeza uyu munsi. hari na politike iri kuzu kwandika, ariyo yiyo nkubwira twanigishije, twagiye gutangamo ibiganiro yuko ibi bintu byabayeho bizanywe n'abazungu, ko hutu ari uwo muzungu babwiye, wabonye aho umwami ari kubwira abantu ngo muhutu. umututsi bamubwiye ati aba ni abatutsi b'inka, agahita karasa. niho rero njya mvuga ni amateka tuyitondere. yego, ni ukuvuga ngo abana bagiye kuzavuka, bagiye kuzafata aya masomo ya FPR basaba bazi ibi. twe twasanze ibi ngibi twari tuzi ibi. ngira ngo urabizi, hari n'uwavuze ngo bazabanyuze muri Nyabarongo basubire iwabo muri ibi bintu rero by'amateka. niyo mpamvu mvuga ngo ni ibintu byo kwitonderwa nk'abantu bagize gute bashyashya, tukamenya ukuri kw'ibiriho n'ibyo dupfa, tukitondera abantu batubwira ngo amateka, ngo amateka yabo ngo nta ngo amateka ngo nibo bafite, ngo amateka y'ukuri, ngo nibo bagize gute. nta mateka y'ukuri ahari, hakwiye kubakwa andi mateka y'ukuri ahubwo. yego, ibi bintu nawe se urumva
bifite ukuri. Niho nge rero njya mbabwira ngo nta muntu maze gusobanukirwa n'ibyo, nta muntu nshobora gupfa nawe ibi bintu, kuko ni ibintu batubeshye, batubwiye, bakomeje kutubwira. Ntibishoboka ko abantu basobanukirwa ko ibi bintu natwe ubwacu ni ibintu byakozwe mu gihe nyine isi yari imeze gutyo, bidakwiye gukomeza gukorwa cyangwa se gutekerezwa muri 2020. Ntidukomeze kumva ko ngo ubwoko ngo butangwa ngo na papa w'umuntu, niba barabitekerezaga mu gihumbi ngo no muri 2020 ngo tukomeze gutyo, ngo kuko ngo nkubona ngo so ngo nzi ngo uyu nguyu ngo nawe ngo nkubone mwibi, ngo kuko ngo nzi ngureshya gutya ngo nawe ngo nkubone ngo mu bwoko, ngo ujye kurokirita igisirikari utangire ugendere mwibyo. Uribona se kizatera umutara? Hakeneye iki? Hakeneye politike itagendeye kuri ibi bintu yireba. Niba navuga ngo ibintu byatubanisha twese, tukareshya, tukagira umunezero, tugatuza, kandi n'abazadukomokaho. Ngira ngo nakagaruke Mabure, ni ikiganiro kibaye kirekire, tuzabikomeza ibi byose. Hari noneho n'ibibazo bindi birimo nyine, noneho tuzakora ikiganiro ubutaha. Ibyo byose ikibyo tubamo, noneho tuzane ingero tubamo z'ibi twamaze kuvuga. Aya mashyaka mubona atandukanye, iyi mitwe ya gisirikare mubona itandukanye, ibi bibazo byose mubona, dore bantu bajene mbabwire, mwibi byose tumaze kuvuga, dore iyi mitwe, aya mashyaka, ibibazo tubamo n'ibyo ngibyo byose tumaze kuvuga. Rero kuvuga ngo nibihuze nibagire gute, ahubwo mwebwe nimwicare mufate umwanzuro, nitegereza ngo abantu bazihuza, kandi n'ikibazo kibatandukanije batakivuga, ahubwo barushaho kugira gute, gushinga ibyabo. Nge rero icyo navuga ni iki, ntabwira abajene rwose pe, ntibibatera ubwoba, ahubwo ikiriho ni iki, ni mushikana. Ukuri nitukumenya kuzatubohora, kandi ntimutangazwe n'ibi bice bicagagurika abanyarwanda. Ngewe namaze kubona hari, sinzi uko bakoze, banza bafite, niba navuga ngo kamere yo gusata, yo gucikagurika mw'ibice, yo gucikamo ibice, ariko si n'ibice ntibagarukira mu bice gusa, na bya bice birasatagurika, na bya bisate bikamanyagurika, na bya bimanyagure bikaza nk'ubuvungukira. Sinzi aho bizagarukira, urakoze cyane, sinzi aho bizagarukira, ariko ntibidutere ubwoba. Ikiriho ni iki, abajene nimutekereze, muve mwibyo, kuko ibi bibazo mbabwiye ntabwo wazakemura ikibazo cy'abahutu n'abatutsi ngo gishobore. Ntiwasubirayo ngo aya mateka ngo wongere ngo babwire ngo nibahurize ku mateka. Urumva bishoboka? Hari umuntu ukubwira ngo amateka yabo n'ibiki byose, ngo bamenye amateka, ngo bamenye inkomoko yabo. Ibi bintu nk'uko mbibabwiye nuko ntabyinjiyemo, nta mwanya, birimo ibintu by'amanyanga menshi, abantu badakwiye no kugira gute, no kubakira. Icyo nabasaba rero ni mushishoze, murebe kure, mufate umwanzuro, mufate icyerekezo kitujyana heza, kitaturyanisha n'abacu n'abazadukomokaho hazaza. Murakoze Mabure. Murakoze cyane Barigira. Nanjye icyo navuga nuko urubyiruko nimwe mugomba gukora amateka agezweho, kuko amateka turimo turabona ubu ngubu asa nkaho yaba yadusubiza inyuma, nta bisobanuro dufite birimbitse kugira ngo dukore amateka nyayo. Niyo mpamvu mugomba gufata iya mbere mu kubaka amateka yanyu, tukareba aho tuganisha ubuzima bwacu. Gusa nubwo Barigira uvuze ngo ibintu birakomeye by'ubwoko by'iki, nibyo koko birakomeye, ariko nanone burya ikintu cyose kinanira iyo gikomeye havamo resultat nziza. Nabwira urubyiruko rero, mu Faransa niwe bavuze ngo après la première bonta, ibintu biduca intege, ntibiduci mbese mwumve ngo ibintu byararangiye nta garuriro. No, igihe ni iki cyo kwigaragaza, cyo guhindura ibintu. Nimumera gutyo se mugacika intege kuri uno mwanya, bizagarukira kandi mufite ejo hazaza heza. Nimwe mugomba kwashaka. Namwe rero mwadukurikirana ku Ndangagaciro TV, ndabashimiye cyane. Ikiganiro nakagaruka, ubwo naho utaha ibihe byiza. Murakoze cyane.